inkuru nziza ko RSSB ariyo owner wa Tigers. That would be something. Which is in process. Actually, this is exclusive. Jehano bwa mbere. Urumva ariko aho ngejeje ibiganiro. Yani byo byiza. Aho ngejeje ibiganiro byanjye nabo nuko ngewe ntabwo nshaka ko nzongera kurentinga ikibuga from anyone. Kuko hari ibintu byinshi nshobora gukorera ku kibuga cyanjye binjiriza ikipe kandi binateza imbere basketball. Ni ukuvuga ngo uyu munsi kuba Patriot yarabayeho ikagera muri bar ikagera muri kimwe cya kane ariko uyu munsi udashobora kubona ikibuga cya home court ya Patriot niyo terambere rya basket muri rusange tuvuga naho hantu bipfira hanini kuko ndavuga ni ngewe ndashaka kugira U10 U13 U15 U16 cyangwa U18 wajye gukodesha ikibuga kuri RDK ugasanga baguhaye amasaha abiri wishyura miliyoni ku kwezi bakaguha amasaha abiri. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda. And we are back with the Buzzer Pod episode igeze ku ya 34 kuma inywereye binibihiriye. Uyu Kabey uyu munsi ndabona tutare twenyine twazanye reka mfata umwanya mu president kwanza president nyiri byubahiro. Anyway umutumire wacu uyu munsi yitwa Shaka Francis aka Suzuki. Akaba ari umukunzi wa basket cyane abantu bose bamuzi barabizi neza ko not only yayikinye twarakinanye ngewe muri KBC twongera dukinana muri 30+ akaba ari president w'ikipe ikomeye cyane Tigers Basketball Club. Yo twishimiye ko turi kumwe nawe president. So hano you feel free kabisa. We talk about basketball. Kunwa kuntusura abakunzi wa basket. We talk about basketball. So feel free kabisa. Sawa. Mutanye muteka muri byatari. Oya cyane. Ntago ari byo gusa. Uyu mugabo yaradutunze. Nibyo muri basket muri KBC. Yaduherezaga anabakina. Ariye abaviye kwikoramo byavuga nkaho amafaranga abuze. Umugabo akaduhereza itiki. Urumva so ni umuntu wakunze basket kuva kera kabisa. Iri Lauban kuva kera Lauban abantu. Muki? Lauban. Nike Mukire. Kuba umukire byo ni umukire ntabwo. So ntabwo mushaka ko nza kubishyuza. Nagiye kuvuga ngo uraza kutuvunguriraho natwe. So Francis Suzuki. Yes. Shaka nawe you say something kuri basket mugiye tugitangira turebe tujye mu kiganiro neza. Reka tumwinjize wenda neza mu kiganiro wa mugani wawe ari wavuze nyine amate nyine ukuntu nyine nka portfolio ye muri basket ko ahanini ngiye muzi ari nka president wa Tigers. So nashaka kumenya nyine iyo idea yaje gute bitangiye gute. So urakoze nkuko mwabivuze ndi umukunzi wa basketball. Idea ya mbere nuko aho yavuye nuko nakundaga basket. Ariko nuko yumvishije bivuga twarakinye muri KBC. Njye kuza muri KBC kuno nahuye na Kabeya hari n'undi witwa Ali akina muri Kazingufu ari muri APR. Nari nagiye gukina n'ubundi basket Bundes isanzwe ku mugoroba ahantu twakiniraga hitwaga Shooters Kacyiru hariya habagaho ikibuga twakinagaho basket. So ngewe nibwo nari ndangije kwiga
ariko nkora business zisanzwe nimugoroba nkajya gukina basket ngiye nimugoroba gukina nsanga barimo gukora imyitozo KBC yarimo gukora imyitozo ariko icyo gihe ubundi nakuze n'umuntu umusaza afunga cyane ntabwo twayaga dusohoka cyane ntabwo nari mfite inshuti nyinshi nageraga nizo twiganaga muri high school muri Amite Zamfa nabo twakinanye muri high school ko nakiniraga Amite Zamfa so turangije high school buri muntu ajya kwiga muri university zitandukanye mu bihugu bitandukanye tugenda dutatana so nari nkeneye gukora izindi nshuti kubona izindi nshuti inshuti za mbere nabonye rero yari Ali Kazingufu na Kabeya hari n'abandi bitwaga ba MJ bagiye bagenda hari n'undi witwa Ndizihiwe turacyari na kumwe muri Tigers n'abandi bagiye biyongeramo ariko mainly abo twahuye mbere nyine batumye nkomeza no gukunda basket hari Kabeya Ndizihiwe MJ na Ali akaba n'abandi bagiyemo bitwa bakiki ntabwo wenda ntabwo bamukibabona muri basket ntabwo bakiri mu gihugu hanyuma guhera icyo gihe ndavuga niyo kugira ngo nkomeza gukinana n'abana nakinaga nako n'abasaza nakinanaga na Brian Kirungi muri Patriote ubungu icyo gihe ariko nawe yazaga gukina Bundesliga akunda basket ariko nta kipe abarizwamo tugahurira ku bibuga byose La Paris aho ngaho shooters ndavuga kugira ngo nkomeze nyina n'abasaza noneho nabonye abo tungana reka mba joining ndababaza se mukina he dukina muri KBC ko nawe yarimo gukora imyitozo hose how can I join ko nari maze igihe ntakina naherukaga gukina niga muri secondaire ndavuga kangiye gukora imyitozo wenda nakina ngongera ngasubira gukina champion so barantwara they introduce me kuri KBC tukaya dukorana imyitozo abatoza ari kurumva wavuye muri Bundes nguze ngo bateba gushyira muri champion ukine byarantwaye nk'umwaka kugira ngo nje kuri ritme yaba tuzi ari ndike gihe banyama bakubwiye ngo gukatangane mu rukino tuzi ari ndike gihe yari Apollo yari hari undi wari uhari sinzi wari uhari ahubwo ya Apollo yaje uwo ngo yagiye ni yari ya Apollo ari umunsi umwe bari baduhaye exercice gukata biranga ariko singura umwana ukata nkari mu ruko ajyaga agira amagambo menshi yo guserereza ariko naho ngaho natangiriye kujya muri shampiyona maramo umwaka muri KBC byanze igera aho ngaho igira ibibazo ariho nabyo yakubwiraga ngo nabahaga amatike yari igihe nabaga mbona ikipe twari tugeze ahantu heza tugiye kujya muri playoffs none abamambre akabwa abamambre niba rugushwana niba rukubura amafaranga ashaka kuba ari no kubura amafaranga kuko utarajya muri basket ngo warning team cyangwa se uburi among the people batanga ayo mafaranga ntabwo umenye ibibazo bibamuso ushaka kuba baga babuze amafaranga cyangwa banane no kumvikana uburyo amafaranga atangwa nkabona abakinyi baze kuza mu myitozo kubera na transport bafite icyo gihe wenda ngewe icyo gihe narakoraga nkora ibintu byinshi nakoraga mu nkoko yari business ya family ngagira ibintu bya transport nkora twakoraga dufite amakamyo atwara amafumbire n'ibindi so ushobora kuvuga ngo wenda nabarushaga amafaranga ariko nuko nari mfite akazi nyewe kataraka basket kandi akabo ka basket katarimo kubishyura neza nawe ubundi yo kaba kabishyura twari kuba tumeze kimwe ariko nkafata kuri uko naguru ushaka kwigira hambo seza kuri dukeya navanaga aho ngaho atambeshye nkabaha kwitiki nkavugaho kugira ngo amafaranga nimugoroba nze kuyajyana nge nicara ahantu nk'icupa reka nyazane nyabagenzi banjye babashe kuza gukora imyitozo nanjye kandi byaranshimishaga so bigenda gutyo so idea yo gukora ikipe ahantu yavuye rero hari igihe cyane yavuye kuri bench naryaga bench cyane buri kandi nangaga bench bari igihe abatoza badahereza umuntu amahirwe ngo bikunanire ariko bagwaye amahirwe so ntago ndi bumentioning amazina yabo batoza kuko nabo turacyari inshuti turagendana kandi ari igihe uvuga umuntu akaza kubyumva nabi so ari umutoza
hari umutoza wandishaga bench no mu myitozo namubwira nge ntabwo nshaka umushahara mfite ukuntu mbayo ariko ndashaka kwiga basket nyimenye nyikine twagenda no mu myitozo akanga ko nkora imyitozo nabwo se ubundi uvuga ko ntakina ntakoze n'imyitozo wumva yuko development yanjye yava he cyangwa se naguha n'ibyo bintu ushaka ariko wenda yabonaga yuko wenda ndashobora no kuyiga ngo nyimenye so akanyima ayo mahirwe navuga nti umunsi umwe nzakora ikipe yanjye ariko nari nkiri muto njye nkina iminota nshaka yose n'umutoza nankuramo mwirukane so naho ngaho idea ya mbere yavuye hanyuma biza noneho kuba igitekerezo kiza gukura mpuye n'abandi bantu hari uwundi muntu twahuye w'umunyamahanga wo muri Kyrgyzstan hanyuma yari afite uwashakaga gukora ikipe ikazagera igakomera akazagera akayigurisha ndamubwira ariko nanjye nari mfite igitekerezo cy'uko nashinga ikipe buriya mu bantu njya gushinga ikipe buriya njya gushinga Tigers hari abantu twafatanyije buriya na nubwo ari njye nyine wenda tuvuge bwa mbere na mbere muri 2019 tujya kubitangira harimo NDF muri Patriote harimo Ali Kazingufu harimo uyu nguyu Kabeya hari mu membre fondateur mu buriya nubwo baba bagenda babo byageze birakomera bose ndababura nyine buri umwe ajya muri business ze ariko ntabwo ari kuvuga ngo narababuze kubera ko byakomeye ahubwo nuko bamwe bagiye bashakisha izindi nzira bajyamo kugira ngo twese tudapfira hamwe ko basket yari igihe yakwica urebye nabi gusa umuntu umwe witwa Ndizihiwe yarasigaye ndanamushimira cyane aramfasha mu ntambara zose za Tigers aramfasha turagumana n'ubu turacyari kumwe ndamubona mu byifuzo byanjye nifuza ko twagumana dukorana muri Tigers no mu bindi bisanzwe turanakorana no mu bindi hanyuma igitekerezo gihera aho ngaho noneho ngezemo maze creatinga team namaze gufata decision yo creatinga team haza sinzi inama nigize kujyamo numva barimo kuvuga ngo barashaka ngo bazubaka arena bagiye gukora ikibuga cya arena big arena bavuga ko bagiye kuvugurura za petit stade ndavuga bya bintu rero reka nkore ikipe ahubwo igiye kuba business so nangira kubonamo business ni idea ya mbere ari kwihorera ku batoza banyicazaga ariko noneho numvishe ko hagiye no kubakwa na arena na za petit stade zigiye kuvugururwa noneho ko nk'umucuruzi uhita utangira kureba imbere ukavuga ngo ibi ngibi noneho bishobora kuvamo na business naho ngaho challenge ikomeye cyane kuba ugendere sana ukomeye cyane tugira aho ngaho wa mugani let's talk kwanza umva ubu noneho ashize imyaka 6 urebye uko ndabyuka twahitanye muri shampiyona yo gutangira mu 19 kurangira mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa 9 so urabona ashize imyaka 6 hari ahantu ntabwo tukuvuga uyu munsi ntabwo tuvuga kuri Tigers sorry uyu munsi turavuga kuri basket yacu overall sibyo nk'ukuntu makuru nari mfite nuko ishaka kuba pro semi pro kuko yari semi pro urebye neza ngo biri semi pro birashaka kuba professional kandi kuba pro akakabo ari tuntu twinshi cyane tukibura urumva aho ngaho nari ngiye mite ngenda nk'umupresident ndashaka tubwire neza ku mikoranire yawe na Ferwaba ukuntu mu communicating kugira league not only kuko mwebwe nimwe assemble yanyu nk'aba president nimwe mu makinga Ferwaba cyari cyo bo bakaza babaregulatinga gusa ndashaka tubwire ku mikoranire yawe na Ferwaba mu guteza basket yacu imbere not on namwe mukunguka na Ferwaba nawe kunguka nko ubivuze ubu ngubu shampiyona yacu iracyari semi pro ariko mu manama maze iminsi aba tuganira n'abaperezida n'abayobozi ba federation hariho ikiganiro kiriho nuko tugomba kuyihindura professional umuntu wese uri muri basketball world akaba agomba
kuyigiramo inyungu na perezida w'igihugu yarabivuze ntabwo ugomba kuba mu kintu umeze nk'uwitanga abitanga baritanga of course nkatwe batangiye iki niba warashyiragamo 1,000 niba warashyiragamo amafaranga 100 niba warazaga ugatoza bataguhemba niba umukinnyi yarazaga agakinira ubuntu that is nabyita nko guharurira inzira abantu noneho ariko ntabwo twakomeza duharura yego ugomba kugeraho uvuga uti naritanze ariko nanjye ngomba kunguka bishobora kuba urugero Michael Jordan buriya agura ikipe njya nkurikira amateka yayiguze ibihumbi niba ari miliyoni 200 na zingahe uyu munsi uvanyeho byo kuvuga ngo ibyo yinjiza kuko ikipe irinjiza bo bafite structure ku buryo ikipe yinjiza bakabona amafaranga uyu munsi yagiye kugurisha ikipe ye abarimo kubarera mu mamiliyari y'amadolari so natwe tugomba simbizi ngo yagurishije natwe rero kuba professional harimo ibintu byinshi ba nyiri ikipe kunguka abakinnyi guhembwa abatoza guhembwa development ya basketball in general n'amategeko yigenga kuko urebye nka basketball yacu shampiyona yacu uyu munsi amategeko yigenga nta kintu na kimwe tuvuge urugero giproteje abana batoya bavuye muri za under 18 bavuye muri U16 umwana ararangiza kwiga high school niba afite twa skills ubona afite potential APR ifite amafaranga iramutwara niba Tigers ifite amafaranga iri umutware mushyire kuri bench umwana mari imyaka 2 banshize urungu reka tuvuge urugero banshize urungu Shizurungu nyirango yavuye muri U18 ajya muri KBC ava muri KBC ajya muri reg ashaka yari amaze umwaka akajya kina nk'iminota 5 kandi yari umupeti tubona afite potential tuvuga ngo uyu mwana azagera kuri tujye kuri banshobozwa buriya kugira ngo abe nshobozwa nuko yakinnye muri Espoir uyu munsi decisions afata nuko ari umugabo mukuru avuga ati ngiyewe ngiye ahangaha ndemera nicare wende kuri bench cyangwa ngenemere ngabana iminota nantino na ntore ariko amafaranga yanjye aze ari secured amafaranga yabone ku gihe kandi yizere ko ari buyabone so amategeko agenga professional basketball harimo ibintu byinshi harimo za salary cap harimo ntabwo ushobora kugira abakinnyi bangahe bahembwa umushahara runaka mu ikipe imwe cyangwa se minimum cyangwa maximum hari za max contract ibintu byose ibyo ngibyo ni ibintu birimo kwigwaho byakagombye kwigwaho ntabwo nzi niba birimo kwigwaho byakagombye kwigwaho mbere yuko tuvuga ngo shampiyona tugiye kwigira professional uraje uravuze ngo ikipe igiye kuba professional nako shampiyona igiye kuba professional Tigers ni Tigers gusa ntabwo nta junior teams baravuze ngo tuzishyireho ntabwo turazishyiraho na development league hari ese abo bakinnyi bo tugiye gukora professional pipiniere yabo ni yihe turashaka gukora iyo league ibe professional ariko se nyuma ya Steve who's next ava hehe cyubuze cyo guprotectinga abana ngewe mu myumvire yanjye iko bivuga n'ukuri na research maze imisi nkora kuko ndagenda nkiga Euro League nkagenda nkareba NBA buri NBA team Lakers ifite ikipe muri development league hari development league hari yego bafite ikipe n'umukinnyi uri babona dafite forme bamwohereza agiye gukina ntiyicare ntabwo yicara bamuha n'iminota habaho NBA draft iyo bakoze igitangaza umuntu bazana muvuye i Burayi ashobora kuba afite imyaka 20 n'ingahe akaza ari umuntu ugiye gusinya kontra ariko ubundi bafata muri college abana barangije iki college abantu bahari urabizi imyaka barangirizaho college so
hari ibintu byinshi. none se Suzu nihe wowe nka modo wowe nka mazemo igihe muri bino bintu mu president wowe kuri wowe umva ari ihe modo wanarije no basket yo mu Rwanda maze iminsi birimo nihe modo yagenderwaho kugira ngo izo development leagues zize ni mu makaminuza ni mu ma high school ni mu ma ni nama equipe ubwayo agomba kwishakira muze development team yabo kurikije no system yacu y'imyigire kurikije system ya basket yacu kuntu yubakitse nkawe kuri wowe ubona byagenda bite rero ukuntu mba mbibona ntabwo interschools cyangwa se interscolaire cyangwa interuniversité byagahujwe byonyine na development igomba kugirwa n'amakipe kwanza nayo akaba afite iyo development structure kuvuga ngo buri kipe byose ariko nanone bigendana n'ubushobozi politike ya sport guhera muri ministeri ibyiza ikintu nishimiye nuko batuzaniye mu minister mbona afite courage buriya n'ubwa mbere nabonye umuntu uhagarara umuyobozi uhagarara kuri match ukabona tugiye gutsindwa ukabona arababaye ukabona abirimo abyinjiyemo ukavuga ngo uyu muntu agize abantu ku ruhande rwe nabo bafite spirit nk'iye yo gushaka ko ikintu kiba neza bamugira inama nziza zo guhera hasi ni ukuvuga ngo guhera hasi ni iki urabona ko tugenda muri national team tugakubitwa abantu bakaza bagatunga intoki umutoza abantu bakaza bagatunga intoki Ferwaba ntabwo yigizwe n'abantu benshi uriya Desire mu bwiza ntabwo ushobora kumubwira ngo genda ukore development ngo ari buyikore ku giti cye ngo ayi running politics yacu ya sport muri rusange idatanga umurongo ngenderwaho kandi ngo abantu babikurikiza kuvuga niba amategeko ava muri ministeri kandi Ferwaba buriya iyoborwa na ministeri ni ikurikirana ibiberwa muri federation natwe nk'abamemba ba Ferwaba tukabigiramo uruhare tugomba gushyiraho umurongo ngenderwaho kandi tukawukurikiza kwishakamo ubushobozi ni kimwe n'amakipe kubona ubushobozi ni ikindi nabyo igihugu kigomba kubishyigikira kugira ngo ubwo bushobozi buboneke buri kipe nka byandi twavugaga byo kugira gukora professional league ntabwo wayikora udafite ubushobozi aho bigeze ni amafaranga aho bigeze ni ukuvuga ngo kipe igire U8 U13 U16 U15 habeho na tournoi zabo zihoraho ibingibi byo kuza bagakora camp y'ibyumweru bibiri it doesn't help abana from that camp ntabwo umenya aho bagiye akibazo ngaho ayo mafaranga nyine tuvuze ku mafaranga sibyo hari amatimu uko twabivuze hari amakipe ane yasigara urebye neza muri ligue twagira amakipe ane gusa rero reka nkubwire navuga ku mafaranga yo kwitangiraho Jesse mbona ko ngayemo nicyo kibazo ese ubona ligue yacu kugira ngo ibone amafaranga rega niyo mikoranire okay bavuze ko tugomba kublaminga Ferwaba ariko Ferwaba akakanya environment mukoreramo ni environment shobora kwatira aba partners investors kuko uko ubibona kakanya dukeneye ko muri tubona aba byose nahandi amafaranga wenda ticketing ntabwo ifite amafaranga wenda horaho rega wenda ni gutyo bimeze wenda peut-être na Tigers nawe mwabonye mu partner wawe ufite kuna meze komeye cyane ariko urebye environment muze basket yacu irimo turebe na D1 gusa ubwo rero ngewe buriya iyo ngiye gutunga urutoki umuntu mbanza nkarwitunga so ngewe ibibazo byose mbibona kuba president biri ahanini iyo environment nitwe tuyishyiramo yo kuvuga ngo nitwa attracting aba partners na investors kuko nitwe dukora amategeko Ferwaba ntabwo igikora amategeko tujya mu nama wenda ngenda babwira from my experience tujya mu nama tukicara mu nama tukaganira ku bibazo bya basket muri rusange
tukavuga ngo ibi ngibi bigomba kugenda gutya n'ibi bigomba kugenda gutya Ferwafa igahita yandika bya bintu byose twavuze ikavuga ngo ibi bintu nibyo bizagira gute ibyo tuzagenderaho. Ikintu cya mbere bose batajya bavugaho kandi kinabagora ni uburyo babona ayo mafaranga n'uburyo bazana abantu gushora mu n'uyu munsi iyo mfite abantu bambwira ngo se how do we get the return on investment, twebwe niba ngiye gushyiramo miliyari nzagaruriza he? Arabikubaza ukagira isoni. Kubera iki? Twese turarwanira gukinira muri BK Arena, turarwanira gukinira muri Petit Stade kugira ngo ikinirwemo federation niyo yorganije ibintu byose, niyo yishyuye bari abakozi, niyo igura umuriro, niyo ikora maintenance ya Petit Stade ibiki, cyangwa se ni nayo ya rentinze ikibuga. Ugasanga Ferwafa birakubwira ngo ngewe ikibuga nta kirentinze, nawe niba ushaka ko uzakira match zawe genda wishyure BK Arena, baranagufasha kunegosiya ibiciro bakugabanyirize, numara kwishyura wakire match, amafaranga avamo uzashaka percentage bahe, bari percentage hari ugomba kubahaho na nyine nkabona nk'abantu nka federation bayita ko ngo ijya muri development iyo percentage, andi mafaranga nawe uyakoresha uko ushaka. Ufite abakinyi bo guhemba, the moment bavuze ngo gende kwishyura BK Arena, abaperezida bose bamera nk'ikoma ryumye bahita bagwa, nta n'ubu ushaka kubimenya. Ariko rero nyine I was in a meeting, reka nkubwire nari ndi muri meeting, barabaza ako sinzi niba ari byiza kubivuga, ariko baratubaza ngo hari ababikoze, umwe muri mwebwe hari uwabikoze natubwire experience, ubwo twari twarozinze nk'ibi ngibi muvuze ikibazo kimeze gutya, umwe muri mwebwe hari uwabikoze natubwire from experience byagenze gute. Nta kintu numvishije avuga ari cicetse. Ako ngiye mfite ikibazo, so ibyo turashaka ko ligi yacu iba pro, ntabwo ufite nuze organisation nka nyine organigram ku buryo ushobora kuvuga ngo ngewe nde equipe modesheje tuvuge RDK aragenda mu muriro ungana gutya, ndaseringa match yanjye gutya, ndayimenekanisha gutya, protocol yaza kubimeze gutya, ababounce baraza ko mu byukuri equipe rega gusa ntago ari abakinnyi mu kibuga n'umutoza. Equipe ifite administration ikomeye, ifite abaganga, ifite nyine iyo organisation yose. Mu byukuri ubu nimba dushaka kujya kuri iyo level, nimba tudafite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo bintu, dushobora kwiorganiza match ku giti cyawe uri nka equipe, tuvuge nka uri president wa banuze wa Tigers, tudafite iyo organisation ngo ugati nge ndiseringira game, ndashaka we influencers, ndajya ku radio, ni marketing ku buryo abantu bari buze abantu bayibona. Ubu iyo myumvire ni irakomeye cyane ku buryo ibyo federation kwanza ntabwo izabikora neza, ntabwo izamarketinga nuze yanyu. Oya federation nayo ifite inyungu zayo, ifite inyungu zayo, ariko byaba na big byana na byiza ibonye kugira ngo mu maximize abafana bazi nayo mafaranga aboneke, nuko ari wowe equipe nyire equipe ugomba kwishakira ubwo buryo. Yego wenda bishobora bwa mbere ushobora gukora marketing na match yawe na Orion, wenda ntibigende neza bitewe na level ya kuri match ya Patriot worganije neza, ushobora kubona amafaranga. Kandi baba ngo ndakodesha Petit Stade, n'undi federation niba kuri amahano zavuga ati bimeze gutya na gutya na gutya, nimba wenda federation ishobora kuvuga ati mu bounce wanjye giye mu 2020 we wamubona ku 10 wenda peut-être. Iyo organisation uri mu buyobozi wa equipe, urumva ibyo bintu bizahora bimeze gutyo, federation organize ibintu byose. Urumva na federation nayo iravuga ati bano bantu nabo ntago ari tuzajya dukora ibyo dushaka. Baze nimba badilinge contrat ya miliyoni, tuvuge wenda Chita wenda niwe yari hari bushize wenda wa miliyoni 200, ntagiye n'ikintu umuntu abone wenda mu 10 bagati ibindi bintu organisation. Icyo kintu urumva aba president ba equipe utagombye gusteping up aho gatereka bino bintu tugifatira mu biganza. Ubundi rero iyo niyo ntambara turimo, nanjyewe nkunda gucalenginga abantu. Iyo mbona ahantu hari ibintu kugira ngo nkemure ibibazo nuko ngira icyo mbikoraho, bikuruta ko ndibuze nkavuga ngo uriya yirirwa ngo akora ibi ngibi nabi, ngo yakora ibi nabi, ngo akora, ngomba kugira icyo mbikoraho hanyuma nkatanga urugero.
ni ukuvuga ngo ubu ngewe aho ngejeje ibyanjye ndivugira ku giti cyanjye nka perezida wa Tigers aho ngejeje ibyanjye nuko conversation ngirana n'abafatanyabikorwa banjye aribo RSSB ubu ngubu mu minsi iri imbere wenda dushaka kuzabaha n'amakuru bababwira inkuru nziza ko RSSB ariyo owner wa Tigers. That would be something. Which is in process. Actually, this is exclusive. Hano bwa mbere. Urumva ariko aho ngejeje ibiganiro. Yani byo byiza. Aho ngejeje ibiganiro byanjye nabo nuko ngewe ntabwo nshaka ko nzongera kurentinga ikibuga from anyone. Kuko hari ibintu byinshi nshobora gukorera ku kibuga cyanjye biyinjiriza ikipe kandi binateza imbere basketball. Ni ukuvuga ngo uyu munsi kuba Patriot yarabayeho ikagera muri bar ikagera muri kimwe cya kane ariko uyu munsi udashobora kubona ikibuga cya home court ya Patriot n'iryo terambere rya basket muri rusange tuvuga naho hantu bipfira hanini kuko ndavuga ni ngewe ndashaka kugira U10 U13 U15 U16 cyangwa U18 wajye gukodesha ikibuga kuri RDK ugasanga baguhaye amasaha 2 wishyura miliyoni ku kwezi bakaguha amasaha 2 ku munsi nabwo ninjoro cyangwa amasaha nukuvuga kandi ngewe nari nkeneye ikibuga umunsi wose kugira ngo mpereze abana ayo masaha bahaya ni makipe nakabaye nyaha abana navuga ngo amasaha na ya U10 andi masaha na ya U15 U13 gutyo. So ngewe my conversation with my partners nuko niba dushaka your return on investment tugomba kugira our home court facilities atari byo kuvuga ngo ni ngo leta yubatse BK Arena ntabwo ari ya Tigers. Leta irebera abantu bose ariko muri abo nkuko ubuntu bufite abana mu rugo bishyurira ishuri bose barangiza kwiga buri umwe agatawanyika akagenda gushaka imibereho. Ntabwo uzagenda ngo kuba kubona ari mfite inzu imwe ngo urabona umwana wawe umwe ngo ashaka gukorera muri yanzu ngo wimura abana bose ngo bakuremo ngo nakorere muri iyo nzu ngo kugira ngo umushimishe ntabwo ari kumushimisha ku basket iriya BK Arena urabibonye yakira amakonseri none n'amagare yatangiye kujyamo volley harimo handball aba mugaye babashaka kujyamo ni y'igihugu muri rusange ariko aho bigomba kwisaranganya bose barayibasaranganya. Niyo mpamvu umuntu wese uri muri basketball ubifitiye ubushobozi nabwo bugomba kuboneka kandi ubwo bushobozi nabwo kugira hari inzira bicamo ubundi ngo biboneke. Mu bindi bihugu bunsigaye ngenda mbaza ese ni gute abantu babona abaterankunga, ese politike yo igihe ya siporo cyangwa na leta ni gute ifasha siporo ngo abantu bashyize amafaranga muri basket tuvuge nabo habaho n'uburyo banabafasha no mu misoro. Ariko twagize amahirwe tubona pike kuno ajya kudilinga tukabona ibintu byatuma twiga kuki birangira igihe cyose nana kantu nakamwe twizeho kandi bigaragara tuzo. Urumva ikibazo gihari ni dufite amahirwe hari ukwiga wamara kwiga gukora ikintu ugashaka nawe kugikorera ukabura. Ariko reka nkwereke urugero ngewe nyine niho narimo nababwiraga ubu ngewe I'm trying to convince my partners ko bagomba kubaka ikibuga cyabo kandi rwose nizeye ko bagiye kubikora nabo bari kubyumva barimo barabyumva kandi mu minsi mike rwose tuzaba dufite ikibuga cyacu aho tu develop talent zacu uko tubishaka tunacuruza uko tubishaka nta wundi muntu tubwira ngo the movement amakipe yazanye amakuru mfite regi ifite ikibuga cya sisa izakina ku kibuga cyayo Kepler nayo nuko Apple narumvishe ngo nayo Apple nayo iri mu kibuga ariko sinzi ko abafana bazajya accessinga bumva kiri muri economics kiri muri binadef niko numvishe mu imbere birakira ntabwo ari icyape Apple ifite ikindi icyayo ishaka kubakanya Apple nanjye namakuru numva nkamwe ukuntu mwayumvishije
ntabwo uri gukonfirma ntabwo nabikonfirma ngo gusa kiriya ni icya Minadev. Ikibazo ngenda ndashaka kubaza nabona Rig yubatse ikibuga cyayo ni ukuvuga ngo saison itaha izafite uburyo izadiringana na federasiyo bagati ngenzajya nakiranga nimba mfite akajimnaze kanjye kajyamo wenda 500 niyishyurize wenda federasiyo icyo numva yewe yakora kubera bagira administration n'ibindi byose bakora nabo barega buriya federasiyo igira abakozi hari percentage uyigenera ariko nizera ko ufite ikibuga cyawe cyo cakumva tuvuge wenda nka Tigers biramutse byemewe nkamwe nubwo mugifite staff noya niki mufite ubushobozi bwo kwiyakira game kavuga ati ngiye kwitegura game ndayamamaza uko nshaka ibivamo federation ndayiga pourcentage ibyo bintu mufite ubushobozi bwo nkubwije ukuri mu myaka yashize wari kumbwira ngo season itaha option hari bagati oya season itaha reka mbabwire you don't know what is coming. Tigers is going to be something else. uri kubivuga cyane kuko ari team yawe cyangwa ntabwo ari ko ari team yanjye nese nari nirigeze mpura nawe ngo nkubwire ngo mfite ubushobozi bwo gukinira bwo gusinyisha umukinnyi uvuye muri APR cyangwa kuba narwanira na APR ku isoko umukinnyi ntabwo narigeze mbikubwira APR ishatse umukinnyi yabaga ari mu ikipe yanjye baranganirizaga nkababwira ni umuntu yabonye amahirwe ntabwo nakwima amahirwe njye yarugiye APR igeze kuza ari Jean Marie n'umuzi Cliff yaraje arambwira ati Francis Cliff yarantoje kuna mchezaji wako nataka kumusaini naambia nuwe Jean Marie Kerimbere namuhembaga ibihumbi 250 bari bagiye kumuha 600 kandi ntabwo nafite ubushobozi bwo kumuha ayo 600 ndababwira nti ngewe ubu ngubu period ndimo niyo guha opportunity uri mukinyi wese wabuze uko akina ya idea natangiranye na nshaka gushinga ikipe kuko ndekirita bwa mbere nagiye ku mabench y'amakipe yose nkora abakinnyi mba mbona mvuga ngo uyu nguyu uretse kuba bamwicaza ni umukinnyi mwiza kandi match ya mbere nakinnye na Patriot bantinze kuri baza match ya mbere nza muri league yari pre-season nuko mun yabivuga gutya mukavuga ngo nuko nari icyo gihe ari team manager iyo match Tigers yari itsinda nakoreka nciceke ngo baratwibye ntabwo mwabyeye byo kwiba bora nuka bivuga iyo match yarangiye ariko abagutsinze ariko abagutsinze ikibuga bakiguhera no kuvuga ngo barakwibye uraba wirengagije ko nta pani batsinze barayanga ugomba gutsinda buriya reka mubwire gutsinda no gutsinda iyo hajemo ibyo kuvuga ngo bakwibye ngo bagize gute naze ushatse kumbwira ko batiba kuki sutuma bakwiba ngomba kwirinda kugira ngo nabakwiba ari ikipe muri kumwe nayo umva muri kumwe nayo neza reka nayo nagubasha yarekwiye muri kumwe nayo neza bikarangira yakege tugiye kuri topic natubwire Tigers ni nge nicyo gihe nshaka urumva nyine sezita ko nyine season itaha twe turifatira ibintu byo kuvuga ngo turakodesha ibibuga cyangwa ngo umuntu nk'ubu ngubu hari igihe ujya no kuri match aba members bawe uvuga uti bano ni ba membre d'honneur ba Tigers niba ndengereje 5 ntabwo bakwinjira kandi inakinye match yanjye ndimo ndakina na APR federasiyo irakubwira turagwa wemereye tike 5 kuba zaba membre ba Tigers abandi ugomba kubishyura kubera iki kandi match yawe wakiriye wakinnye ariko icyo ni ikibazo ni ikibazo kubera ko bagomba kiriya kibuga kitwara umuriro gifite abakozi bafite ngo bouncer bafite ibiki ariko still bagomba kugira gute they have to take care of those things maze wunguka iki abo bamambre wunguka iki ushaka ko bakwishura ku kipe yawe ngo wishyure uko niyo mpamvu ushaka kubaza kugeza iyi saha mbabwije ukuri umuntu wese ushora muri basket nta nyungu avanamo ndabizi umuntu uvanamo inyungu n'umukinnyi n'umutoza n'undi muntu ukora uhemba n'abaganga ariko nkanjye ku giti cyanjye
n'amafaranga nashoyemo guhera mu 2019 kugeza uyu munsi ntayo nzigera mbona. none Suzu N'umuntu uzaza gutwara ikipe yo mubwiye ngo wayigura ukama amafaranga arakubwira ngo ndagarurira hehe ngo nzayagaruza hehe yongeye kugura. Wahabura iyi metode nshyashya wowe turi kuvuga urumva bitaza mwifata ibintu urumva utazagira revenue cyane kandi ariho turimo kuganisha. Rega buriya reka nkubwire na federation nibyishaka ntabwo ishaka ko ibintu bigumaho, irashaka ko biyivaho, kandi buriya nibiyivaho tukavuga ngo ngiye match yanjye nakiriye ni ngewe uhandoringa ibintu byose byabaye, federation ibyayo nzabigenera, federation izagira akazi gakeya kandi nungu kwibona amafaranga y'igihe hari cyane ko hari na company zatikwetse amafaranga y'abishwa bahari. Impamvu cy'iki ngibi nuko muri politiki ya Suzuki yavuze ko azashaka ibishoboka byose agire pepiniere hasi ku buryo wamugani aya mafaranga azabavanamo, urumva azafasha something, azafasha igihugu kuko abo batlete nukuza batlete nkabangaye nunabagurisha revenue izabije, not only igihugu izacyungutsa abakinyi, urumva equipe nationale izaba yungutse umukinyi, urumva nawe ukunguka na federation izina ryayo rigenda rizamuka. So urumva ko win biri ku bantu bose. Iyo ukoze iyo uhereye hasi buriya tujye tureba, wenda ngiye mba mbivuga wenda ko nca no mu bindi bintu by'indeba muri rusange, ntabwo ndeba n'abantu no mu zindi domaine cyangwa mu bindi bintu tugende no mu gisirikare. Ntabwo bashobora kuza ngo bajye mu basaza cyangwa bandebe nkanjye ngo bagiye kunjyana kuri cadette kare n'abana, keretse ndi specialist mu kintu runaka bakaza kumpayaringa bakama ka course nk'akamezi 6 cyangwa niyo ari umwaka kubera ko ndi specialist. Ariko kubaka umusirikare nyawo urangiza high school, twebwe muri basketball usanga umuntu ashinga ikipe agahita ashaka kwizana muri championnat abana 0. Kwibaza ikintu kimwe nk'ibyo ngibyo wavugaga byanjye ari mu modo mba ndimo gutekereza ko na amakipe menshi kuvuga ngo tuvuge ngwenda nka Tigers ntushobora gushaka nk'ikigo kimwe mukorana ukagiye umutoza wenda ukarecruitinga, tuvuge nka RDK for instance kera yagiraga twavuga ati ngewe na RDK tujyanye partnership ko abana byo byose bari mu ishuri. So ngewe ibyo ngibyo uvuga ni byose nabitekereje. Ngewe ubundi vice president w'ikipe yitwa ITS ni ishuri rya technique riba hano Rusororo. Iyo niyo idea nari mfite uko niyo ideal ko abana bavuga buretse nkubwira ahantu byagiye bitangira gupfira. Ngewe idea nagiranye gukorana partnership n'iri shuri yari kuvuga ngo ngewe nzajya nohereza y'abana babahe scholarship bigira ubuntu ariko banakina basket. Uzi iyo bigeze muri competition ishuri iyo rimaze gutsindwa kangahe ntabwo riba rikitaye kuri development, bahita bajya kurecruit bakaba bazanyemo abana barengeje imyaka washakaga, kuko ubwo ngiye nabaga mvuga ni tuzajya mvuga troncome, hari amarushanwa ya troncome noneho akabana na superieur hari imyaka numva ntari burenzeho, ariko wajya gukina n'irindi shuri ugasanga rifite abana bafite imyaka 25 barangije no kwiga baje kurikina. Ako se muri FEAS ibyo bintu kubera iki no muri FEAS biracyari iki gihe umwana tubona byapfuye, ntabwo bikiri bya bindi washakaga, ntabwo bikiri ya development washakaga, byabaye competition, ibigo biba bifite imihigo yabyo nacyo kirashaka gutsinda. None si ko abantu buno bavugira ko one of the factor bituma ikipe ikura, urumva niyo local engagement arimo partnership n'ibigo, urumva youth clinics, urumva izo zose ziri muri factor ituma ikipe igira e-commerce iba business, like nibe nka entertainment gusa iba business iri muri factor. Urumva nge impamvu nge mba nshaka ko nkino idea nyine yo kugira ngo ama equipe yikorera ibintu byayo. Urumva rega tuvuge nimba hari RSSB nk'umutera ushaka ku organize inuze match yawe neza
tuvuge wenda nka MTN kandi ikavuga ati no munsi ndaza na MTN momo cyangwa Coca-Cola cyangwa ikindi kintu kikaza nacyo kigashyira amafaranga kuri match imwe wateguye kukura visibility ariko nugira gutya ibintu bya federation naza murahita mugongana na Chita ugongana na Bet Power wenda nayizashyira amafaranga nizashyiraho nuze yayo akusa ubundi mfite nuze reba nk'ubu nko muri football nabonye byaratangiye mundi nk'ama equipe kuntu nabushobozi atari ko muri na makeya kuki mutakwicara nk'aba president ukavuga ati reka twebwe twikoreye league yacu Ferwabe kakomeza Ferwabe ikagenda ikajya muri development wenda ikaba mu regulator rega buriya no muri America hari US basket bakabona NBA muvuze rero ibyo bintu muvuze no muri Assemblée Générale umwaka ujya gutangira na federation niyo yari yazanye icyo gitekerezo nk'uko umukizanye ndabyibuka baravuze bati twebwe tuzabaho nk'abantu bashinzwe gukurikirana niba amategeko n'amabwiriza yubahirizwa kuko niyo wa creating a league igomba kuba iri under FIBA and under federation rules and regulations kuko niba uzajya muri competition nka BAL ntabwo bari organizinga iyo league yawe itabaye supervised by federation kuko FIBA ivugana na federation ntabwo ushobora kuvugana na private wenda tuvuge hari JP iriya corporate league bakoze tuvuge ngo niba FIBA ishaka kuvugana basket yo mu Rwanda hakaba hari umuntu wakriyetinze ikintu cyitwa iriya ya indiyo ndi mu pioneer nkiriya league yanyu FIBA ishaka ivugisha federation ikaza kuza kubashaka so twebwe kugira ngo twoninge league dushobora kuvuga ngo tuyikoze pro league ni yacu nk'aba president ariko still tugomba kuripotinga kuri federation kubijyanye n'amategeko ibyo rero nibyo bari baravuze reka sinzi uko bizagenda kuko bari baravuze ngo uyu niwo mwaka wa nyuma tutari professional umwaka utaha twakagombye kuba turi professional ngira ngo niba mwarabonye hari ibyo batangiye gushyiraho nyine bagenda ni step by step hari igihe uvuga ngo ugiye gukanda cyane ngo bugire ibintu professional ugasanga hari ibintu byinshi biburamo nkuko nabibabwiye ibyo ngibyo binasaba yuko n'abaperezida baba babyumva gutyo reka ndumva tuzagaruka ku kiganiro zagaruka ariko akantu ngenda shaka kubaza ikibazo cyanyuma ndabizi iminota yagiye ariko rwose iyi competition yacu iyi D1 yacu competition urabona harimo fairness wayishyira nko kuri pourcentage ingana gute fairness ndavuga ku ma equipe league yacu ntabwo iri fair ntabwo iri fair nabikubwiza ukuri kuko the strongest ukomeye cyane ufite ibisabwa niwe usurviving kubera ko nka bya bintu nakubwiye structure amategeko agenga tuvuge nko kurekrita abakinnyi niba uvuze ngo abanyamahanga bamaze imyaka 3 hano mu Rwanda bafite privilege yo kuba bakina kwiyongera agakina nk'umunyarwanda ntabwo akina nk'umunyarwanda akina nk'umunyamahanga umaze imyaka hano yiyongera ku bandi banyamahanga babiri niba hari mu banyamahanga hari Pichu hari Cleveland hari Frank Kamado turareba beza ntabwo ashobora kujya muri Espoir kubera ko Tigers iramuhemba neza ntabwo yajya muri Orion kubera yuko hari APR hari Patriot hari Tigers hari UGB zifite ayo mafaranga nanone ntabwo wamubuza kujyayo kuko nka Pichu uretse kuvuga ngo arimo gukina nk'umunyamahanga umaze igihe hano niyo yajya Uganda yakina niyo yajya muri hehe yakina niyo yajya muri Maroc yakina yakina no muri za Maroc no muri yajya no muri za Dubai agakina agahembwa nayo mafaranga menshi ariko kubera ko bashyizeho iryo tegeko uramufata ikindi ntabwo APR izajya gushaka umukinnyi muri Espoir na Yezu ngo amuyime kubera ko nta tegeko rihari ribuza APR kugira abakinnyi 7 beza mu gihugu mu ikipe imwe cyangwa rimbuza nka Tigers kugira abakinnyi ba equipe nationale 5 mu ikipe yanjye
ntarihari. ntaryo So niba ntarihari rero nkaba mfite amafaranga nkagenda nkabafata ya kipe yabareze nta n'ikintu nyihaye, urumva, kubera ko uri perezida w'ikipe ukaba uvuga uti umwana yiboneye amahirwe sinyamubuza, reka mureka agende, nta n'itegeko rimbuza kumutanga, ndamwihorera agende ajye guhembwa ayo mafaranga. Umwana niba avuye muri high school urugero afite imyaka ingahe ntararangiza university, nta tegeko rikubuza kumuhemba miliyoni 10 kubera ko azi gukina kandi urashaka kumujyana mu ikipe yawe. Nta no kuvuga ngo ni ikintu cyabaye exception cyumvikanyweho na federation yacu cyangwa mu mategeko ngo ni nka LeBron bavanye hari ntabwo bamubwiye ngo ajye gukina college cyangwa Michael Jordan ngo wasimbutse college ugiye hariya kubera kuri LeBron. No, nuko yakora wowe ugerageza kandi nkaba mfite amafaranga ngiye kuyaguhereza. Sometimes bagahita banahagarika aho ngaho ntibongere kwiga nibarangize na university, kubera ko niwe umuntu arimo guhembwa undi kumuguhemba miliyoni 10 niki urajya kwiga se ngo uzagere ari kintu hano tujye tuvuga rero nimba ayo mategeko sibyo, nimba uri AP ukaba ufite ubushobozi yuko ugomba kuba ufite abakinyi 10 b'abanyarwanda bazi gukina, urumva, kugira ngo competition yacu ibe fair nyine inakure n'abantu. Kubera iki twebwe niyo suggestion yanjye ariko na Kabenzi ko tubisangiye, nimba dushaka ko league yacu bakamasho ikaba competitive, kubera icyo utarekura, urumva, wenda abanyamahanga bazajya baza gukina nka federation tukuvuga ni kugira ngo ubone nka license y'umukinnyi w'umunyamahanga uzajya yishyura miliyoni 2. Ayo mafaranga wenda akajya muri development yo hasi, ariko league ikaba competitive. Ikintu cyambere cyica league yacu urumva, oya kuko ufite amafaranga kugira ngo uzane ayo mahano, urumva rero nashaka kuko nani Suzuki yavuze APR na kukura umukinnyi muri Espoir, urumva, nta nubwo byayikomerera, ariko Espoir rero nimba ifite akabijo nko kuri 500,000 kubona umukinnyi yanga wa 500,000 mu Rwanda wagufasha, ntago bishoboka, ariko hanze wamubona nacyo, ariko nyine ayo mafaranga kugira ngo uri umunyamahanga $500 wamubona. Nyine ibyo yashatse kuvuga icyo numvise, kugira ngo ayo mafaranga ajye muri development we nyine bashiraho cost, tukavuga ati arumva ko gushyiraho fee zo kuregisteringa umunyamahanga wafunguye ko byazana fairness. Still APR ifite ubushobozi bwo gutanga izo miliyoni ikazana abanyamahanga gusa ikazahora itsinda. Yego ndabyumva, urumva, noneho buretse mubwire Espoir nta bushobozi ifite bwo guhemba b'abanyarwanda beza ngo bagume ku ikipe yayo, cyangwa se no kuzana n'abanyamahanga, ntabwo izabona izo fee. Ariko solution ni iyi ngiyi ukumva mbibona, ntabwo mvuga ngo ni solution, ni idea mfite numva idea yavamo solution ishobora kudufasha gufungura ngo abanyamahanga baze, ntabwo ari bibi. Aho biganisha ni kuvana ubunebwe mu banyarwanda. Icyo kintu cyo kuvuga ngo ndi umunyarwanda ngo niyo mpamvu ngo ndimo gukina, ni ukubibavanamo. Ariko si nicyo kibazo, ushobora gufungura league ariko hagomba kubaho umushahara ntarengwa, utagomba kure. Tuvuge niba ufite abakinnyi 4 bahembwa hejuru ya miliyoni 15, ugomba gukora clearing, kugabanya abakinnyi uzaye muri NBA, hari salary cap nyine salary cap. Ngo nimba ufite abakinnyi 2 bahembwa nka miliyoni 100 kuzamura, ugabandi ufite nka 2 bahembwa, abandi bagomba kugira gute kugabanyirizwa umushahara. Kandi nujya kugabanya umushahara we atanabona n'iminota, azavuga ati reka ngende n'undi nahari barampemba nk'aya ngaya kandi nzabona n'iminota, bazagenda hari abakinnyi. Urumva, igihe hatariho ibintu bigenga imishahara, abantu bazaza hano umunyamahanga, niyi APR tuvuga, niyo Tigers tuvuga, niyo Reg tuvuga, hashobora ubona aho basket irimo irajya, barimo baravuga ko bagiye gukora franchise. Hari abantu bafite amafaranga ku rwego udashobora kumva. Ashobora kuza uyu munsi akavuga ngo I decide to work with Orion. It will not be fair. Umuntu ajanya ngiye nakoze
nkora business zitandukanye nakoraga mfite ituragiro ry'inkoko tugitangira papa niwe wabitangiye papa wanjye atarapfa niwe nari ndi ku ishuri mvuyeyo arambwira ati se urumva ushaka gukora iki nkamuganira ndashaka kujya mu buhinzi n'ubworozi ashinga ituragiro ariko nasanze yari yarabitangiye tutangira gukora papa yatse loan ya miliyoni 100 muri banki abana bibuminga ari twe ninjye wa mbere wazanye ituragiro riri private mu Rwanda bimeze neza za televiziyo ziza kunsura n'ibiki in the next 2 years haje irindi turagiro umuntu yari afite 20 times the budget I had my competition nari mfite yari umuntu ufite budget ikubye inshuro 20 yanjye ariko ko narakoze izina ndaresistingamo gakeya abantu bankunda babona ndi igipeti bakavuga turigira ko wa mwana w'umurasta bamwe bakaza bankurikiye gutyo ngenda nkomera ariko we yaje afite ubushobozi bwo guproduza imishwi improduza inshuro 20 no guhandoringa challenges twari dufite muri icyo gihe yari afite ubushobozi bwo kuzihandoringa 20 times hashobora rero kuza umuntu hano ufite miliyoni 3 zo gushora miliyoni 3 z'idolari zo gushora muri basketball kugira ngo ahangane na APR ya fairness twavugaga na APR ikayinjiramo kubera iki nta amategeko agenga imishahara ahari ndabyuka natekereza guhemba ari miliyoni 100 nkazimuhereza kugira ngo aze gukina iwanjye muri make nshobora no kugira ba ari 5 mu ikipe icyo gihe rero ntabwo na level y'umukinyi w'umunyarwanda isubira hasi niba abakinyi bose bazarwanira kuza muri Tigers kuko rero ndi mu guhemba neza nka nshobozwa akaba yakwe nka ari si ari MVP muri Patriot ajya muri Rega arakina ava muri Rega ajya muri APR ariko uyu munsi ntabwo nshobora kugenda ngo mubwire ngo ari ngo ngwino ngo ukine muri Patriot nako muri Tigers handi guhembwa neza hari yahembwa neza kugira none ngiye muzana hano gustruggling ajya mara amezi 2 adahembwa ngiye impamvu nashaka ko barekura nini sibyo tuvuge wenda Espoir wenda ndakubwiza ukuri ushobora kubona umukinyi muri West Africa yego wascoutinze neza wa $500 wa $500 ko kumwandikisha ni miliyoni 2 wenda ariko wenda reka nkwereke sibyo tuvuge wenda yuko uzanye uwo mukinyi wenda nizo miliyoni 2 twenda tugere na miliyoni da cyangwa 500 sibyo 500 byabiri fe nacyo sibyo ubu uscoutinze neza umukinyi wo muri Mali uramuzanye hano i Kigali basket ni 5 kuri 5 niya peri shobora kumutsinda wenda yazanye nuni ariko mu kibuga biraba bimeze abari intamba competition iraza kubigaragara n'umufana ku kibuga aribo dushaka iko nuze ligue yacu ba competitive nago izongera nago aperi yatsinda Espoir kuri difference amata 40 ngibyo twabonye shizishize n'umufana azumva n'umufana zazaje kureba match ya Espoir na Tigers match ya Espoir na Tigers izabikomeye cyane urumva rero nikaca no kuri televiziyo n'ama TV yayago ama TV agatangira kwigura ikaba kamasho ligue ukone kutanye kuba none amafaranga uko ligue ibona amafaranga niko n'amafaranga azajya muri development bizaba automatic rero ubigenje gutyikeretse duvuze ngo dufate wenda imyaka 5 tugafata imyaka 5 tutitaye kuri equipe nationale turekure reka mubwire impamvu mbivuze uzi impamvu mbivuze equipe nationale ejo buri yagiye twabonye ibintu bya niwe munyarwanda wari uri uretse Steven nawe yabonye iminota mikeya na Gaston yabonye iminota mikeya ariko abantu bagiye buriya bose n'abanyarwanda ariko bose bavuye hanze bro aho ava hose fakubura umunyarwanda icyo ngiye nshaka kuvuga uretse nkubwire ku kijyanye no kurekura abanyamahanga reka tujya tuvuga ingero turebe aho biba ho bimeze gute tunyarukire hano hirya iwacu hirya yacu Burundi burana amategeko y'abanyamahanga bashaka kujyana 12 equipe nationale yabo yibona he nanjye iyo ni deba twavuga naho twacerenga twazajya twazabiganiraho i Bugande Kampala
equipe nationale y'Abagande, ligue y'Abagande buriya nabo abanyamahanga bagira batandatu harya bagira ngira ngo batandatu. Equipe nationale yabiri hehe iri hamwe n'u Rwanda ikintu kijyanye ariko natwe equipe nationale yacu ikintu kijyanye na development n'urushaka kugisanisha no gufungura ligue y'abanyamahanga hari utuntu twinshi turi ariko nabo nenda ko twebwe turi limite equipe yacu natwe twebwe twabashizemo equipe yacu iri hehe kwiheruka kumera neza abanyamahanga bari bakina equipe yacu nationale iyo twarekritaga ahubwo abanyamahanga tukabita abanyarwanda nubwo bakinaga neza kuko tweruka gukina neza harimo ba Thompson harimo ba Mila. Ariko natwe bungu equipe yacu nationale akakanya iri hehe ko tutarekrita ariko ngere kuki tutakwiha tuvuga tugiye gukora bino bintu imyaka 5 uvuga ngo umunyarwanda uzashobora gukompeta aho ngaho muri competition azaba ameze gute azaba ari umukinyi cyane na bino byo kubembereza abantu tubone competition mu kibuga gufungura nabwo mbirwanya gufungura ligue kugira ngo abanyarwanda babone competition ntabwo mbirwanya. Icyo nanga nuko wavuga ngo urimo gufungura ligue ugamije gukora development ntabwo gucuruza byo ndabyemera na development rero ngiye aho nyireba development aho nyireba ari nabyo tuba tutagomba guca ku ruhande. Twebwe dufasha twinvestisa muri bar u Rwanda kuko iyo tuvuze development tuba tuvuga muri rusange nk'igihugu. Njya numva amakuru nagomanya afite neza ko 75% assuming bar investor wa mbere ni n'u Rwanda. Iki kibazo narakibajije kugeza n'uyu munsi ntabwo ndabona igisubizo cyacyo. Mbere yuko tujya kuinvestisa ibyo twinvestisamo byose ni byiza ibiva muri bar ni byiza kubera ni visibility kubera iki niba natanze urugero niba NBA Academy ishobora kuza hanga igatsinda guhera kuri Tigers kugera kuri APR mugakora selection abana batoya abana imyaka 16 niba ushaka gukora development jya mu bana ugire investment ugire budget y'abana niba uri buyihe buri kipe niba uri bushinga academy niba uri bushyireho itegeko rivuga ngo buri kipe ifite miliyoni 200 z'amanyarwanda za development turashaka aba bana ko baba beasts ngiye umbwiye bakabakurikirana kandi hakabaho no kubakurikirana urazana abana reka ngumbabaze ngiye ngubejo bundi nandimo ndavuga nti okay nibo byose byananiranye ni habeho itegeko rya draft buri mwana uvuye muri under 16 habeho buri mwaka draft kandi barimo abapeti barimo nabonye buri mwaka hazajya yabaho draft habeho itegeko ry'iminota atagomba kujya munsi waba urimo gutsinda waba watsinzwe uwo mwana agomba kubona iyo minota. Habayeho itegeko ryo kuvuga ngo umuntu uri under 20 hari iminota atagomba kujya munsi akina. Development rega ntabwo uzayikora umuntu yicaye mu rugo ngo aza hano ngo kamwigisha dribble gauche na dribble droite wapi. Development izaba ari uko akina uwo mwana. So niba ushaka hari akana nabonye kitwa Hugo kari muri U16 hari umwana wundi witwa niba ari Mohamed bari y'abapeti bazi basket Mohamed ameze nka LeBron ni igipeti gifite gisimbuka cyateraga ama block karaga peti ka Hugo gafite vision y'ikibuga na skills gafite ni karondo ariko ushobora kugira gutya ntuzongere kukabona kubera iki ntabwo APR irimo kureba umwana wa U16 right now ishaka kujya muri bar Tigers ntabwo irimo so either hajyeho development league ihoraho abantu bose kandi buri kipe itegetswe kugira iyo ikipe muri iyo league inakurikirana hajyeho na budget kuko ibyo twavuga byose nitwirengagiza amafaranga ntabwo bizapfa gushoboka cyangwa se bivuge amafaranga mvuga ntabwo ari kuvuga ngo abo bana bahembwe amafaranga mvuga no kuvuga ngo aba bana dushobora kuvuga ngo nka Tigers aba bana ndebishyurira ishuri bose high school kuvana muri primaire kujya nibo nara scouting umwana nkabona afite potential zo kuba ashobora kuzavamo umukinnyi
ndamuzana mwishyurira ishuri sibyo mwigishe basket mugaburire hari ibiryo barya ntabwo upfa uzana umwana ngo arakina iwabo yataka ngo isupu y'ibishyimbo na kawunga no umugaburire sibyo ntabwo uzajya guhangana n'umusenegali urya ifi avanye mu mazi ako kanya yiriwe ku mucanga yirukanka bro n'umubiri wacu utandukanye n'uwabo kugira ngo ubone umunyarwanda mwiza abavanzemo umunyamahanga sibyo abavanzemo umukongomani cyangwa abavanzemo umusenegale byose na proteine ziri urumva twebwe habeho budget ya development aho izava nago mazi nayo nk'ukuntu wabivuze kuntu habeho na league ya development nimba dushobora niyo yakagombye dushobora gusponsoringa nka bar nk'amafaranga dushobora kuvuga niba turimo kuinvestisa miliyoni 50 z'idolari tuvuga urugero muri bar fanaho miliyoni 2 zigiye ariko ikibazo mfite ariko ikindi kintu ni sport itumva icyo natangiye kubabwira nibyo nahereyeho mbabwira ntabwo leta irebera basketball ariko ireba na football ikintu guverinoma abantu bari muri basket wa mugani wanyu tugomba kwiyamamaza cyane kuri izindi sport kugira ngo tubone ariko ikindi nanone ikintu sinzi wenda ntabwo nzi kuri level ya minisport cyangwa ya guverinoma simbizi nta muntu ushobora kubera ambasaderi mwiza nk'umukinnyi ushoboye yego ufite Joel Embiid niyo washora amafaranga angana gute we bwonyine ku giti cyavuga ati giye ni umunyarwanda ufite nka Enes ari umunyarwanda uvuga ngo tugomba gushora mu bakinnyi uko byagenda kose nta mwambasaderi mwiza ubaho urumva nta mwaza ari amafaranga yose mwakwiye mushora muri za BA yego nabyo ni byiza ariko visibility nta visibility baho ya mbere nk'umwatlete ukomeye erega buriya hari ikintu dushobora no gukora kuko buriya reka nkubwira ibintu byose ukorera hanze muri rusange tuvuge turimo gukora muri Afrika muri rusange ibintu bya politiki hari igihe bigira gutyo ukabona birivanze biricuritse abantu bararwanye bagize gute noneho na bya bindi byose mwarimo muragendamo n'umuntu mwari ujya ugasanga umuntu arajabirwaminiyemo ashatse kurwanya n'ibyo bintu urimo gukora nubwo ari inyungu rusange ashatse kubirwanya ariko iwanyu mu rugo niba nta mizi ufite bya bindi wubatse hari igihe bihanuka ugabona bivuyeho bizibiti igihugu gikeneye n'abaka ngewe numva twakuriyetinga league duhereye mu mizi cyangwa za draft nyine nibyo ndimo navuga duhereye mu mizi abana shampiyona y'abana atari interscolaire ni nziza ariko development nabo bavuye muri high school badashobora kumaking to the division 1 bajya he uzi ko hari umukinnyi utangira kudevelopa neza ngo abe umukinnyi ukomeye agejeje imyaka 25 yego Stephen Curry watangiye kumumenya ryari yari amaze igihe kingana gute muri champion Amerika yafite nka 24 gutyo ni 3 aho ngaho hari n'abarinda basaza utabamenya kandi yari umukinnyi mwiza ariko tugize league iri itari interscolaire capitale ya university urasese nka D2 simaze iriya D2 rero ikuntu iteye ko harimo n'ama equipe atari ya kaminuza harimo n'ama equipe atari harimo kaminuza ahubwo harimo n'izindi zitari no muri kibazo noneho cyacu turimo turavuga gutyo none se no muri champion ko harimo za kaminuza ariko buriya Kepler iratandukanye ifite ndanuze ndana Kepler yanze iri muri kaminuza yega muri D2 ariko ifite n'indi kipe iri pro Kepler ni university kandi dukina nayo tuzanya tumutumira ariko still kanyu point yanjye jewe muramundo sino D1 naga development league jewe D1 naga development league jewe mba numva D1 barekura urumva development league yagikabaho ariko nkabona competition kabura icyo mbona nyine ngiye ku kibuga ukanagurisha erega ngiye nabikubwiye mashaka bitera imbere ni dufata decision yo kuvuga ngo tugiye kurekura tuye tuzatwemeje ko tugiye gucuruza yego nyine gucuruza uretse tugiye gucuruza turashaka ko Tigers yunguka APR yunguke n'abantu bose yunguke bareke zunguke ariko na federation ikunguka ariko ngiye nkuko nakubwiye nk'umuntu washinze ikipe
twese duhera hejuru ntabwo duhera hasi. Niyo mpamvu ushobora kubigira gutyo ukavuga ngo urafunguye hakaza hakajyamo akantu kamwe kakabivurumbatanya, mwari mwafunguye ukabona murahanutse mwese ibintu birapfuye. Ariko duhereye hasi mu mizi, hera mu bana, abo bana bajya he? Ko ariyo equipe nationale igenda igakubitwa n'ukubera iki? Sano ninde buka Sano? Sano Gasana n'abakiri nta mumenere twari dufite umeze nkawe. Kuri Haiti yari afite si yari kumwe na Nshobozwa. Ariko ikintu kibaho ni iki, umwana nibo yifitiye iwabo bishoboye. Hari igihe bamubwira bati jya kwiga muri Amerika, jya kwiga i Burayi, jya kugira gute, iki ababyeyi be baba bakurikirana nuko yiga mu ishuri akarangiza. Ya basketball yakinaga nta muntu urimo kuyikurikirana. Ariko umubyeyi igihe cyose ufite uyu mwana nka federation ugomba kuba in touch n'aba babyeyi kavuga uti uyu n'umwana w'igihugu, ni talent y'igihugu, natwe turamukurikirana, arimo gukora ibi nibi. Ngiye kubaho urugero, umupeti witwa Paul umupeti ubona ubu hari umupeti witwa Paul Bizimana urimo gukina iwanjye uyu munsi. uriya wo muri Amerika wakina muri national. Uriya mupeti namumenye afite imyaka 17. Nshaka kumuzana muri U18 nkajya mora nimwoherereza afite imyaka 22. Mwohereza sari akavuga n'abana nkagira gute nkavugana n'ababyeyi nkamubwira ni talent y'igihugu, uzihangane uzamunyoherereza umunsi umwe, ngiye mfite ikipe nzamuha opportunity yo kwigaragaza. Guhera 2000 na kangahe harya 2000 ngira ngo na 18 19 2019 nibwo namuvugishaga rimwe mbwirana Lionel nawe ndabwira Lionel uriya wakinaga muri Kizimana rimwe mbwira Lionel wazambabari ukajya gusura uyu mwana ukandebera ukambwira bimeze bitaranga ati umupeti ararenza azi gukina. Nohereza n'umutoza n'undi mutoza watozaga 30 plus witwa Ali. Ndabohereza ngo bahure na Sare. Hari igihe yari muri Amerika ndamubwira ni uzahure n'uyu mupeti. Ariko abantu ba mbere n'interesaga ababyeyi be, ababwira uyu mupeti ni talent y'igihugu, mumbabarire one day muzamwohereze mu gihugu. Papa wagenda yumva ko abo mupeti n'ibintu akora abantu barabikurikirana bakagira gute bakamwentereza. Uko dukurikirana n'abantu bapeti n'ababyeyi babo babidufashamo, ariko biba bigomba gukorwa n'abantu babyumva. Ukuri bwumvisha umubyeyi ko kwiga no gukina basket bishobora kugendana, atari ukumukangurira kwiga gusa ngo yige kuvura. Muzi umukinnyi wa basket ne barimo guhembwa miliyoni 15 ngiye wajya kumbwira ngo ngiye gukora muri pharmacy mbwe mu 800. Ariko hari umubyeyi ushobora gufosinga umwana we kureka basket akajya kwiga pharmacy. Kandi umupeti ufite talent ubona afite potential. Kubera iki ubona talent ukavugana n'umwana gusa ukibagirwa ko afite ahava. Ya follow up muba muvuga njya nkurikirana ibintu byanyu mubivuga. Follow up kumvisha ababyeyi ko bashobora no kwinvestisa. Niba udafite amafaranga yo kwinvestisa mu bashobora no kuba investisa. The good thing nuko dusoze yaraje umva reka tureke kurambira Suzuki yatuhaye point nyinshi cyane kandi umva wakoze cyane. You have no idea umusanzu utanze kuri basket nabi usanzwe utanga azongera nagaruke rege iboro bya championnat zitaha D1 giye ugomba kugaruka tugakora izindi prepara ibibazo uzaye mubaze rwose. Ako nago nagira namubaje Gaston wagiye kuza muri Tigers. Gaston ari ku isoko turamuganiriza nkuko n'abandi bamuganiriza, turamwifuza aya makuru bishoboka ko bazi wacu azaza, ariko ntabwo nakubwira ngo agiye kuza kuko ni hot cake buri muntu aramwifuza mu ikipe. Capitaine w'ikipe nationale natwe twakora ibishoboka byose kugira ngo tumubone.
gusa biracyari mu biganiro, niyo makuru wenda naguha. Biracyari mu biganiro, ntabwo byari byarangira, ariko birangiye adusinye yaba ari amahire. Ni ukugaruka rwose twongera tukicara tukaganira neza kuri D1 ikintu kibona cyahinduka sezita icyo expecting. Twavuze ibintu byine biri vaga ngewe ndi kuzagana kuri Tigers cyane noneho. Ndimo ndakonkliwa hari ibintu Suzuki yavuze abagomba kumva aba president mukorane, kuko mudakoranye nta kintu cyawe kiri kujya mbere. Ikindi abashira b'amategeko urumva salary cap muitekerezeho, ko ikintu cyatuma rwose abo banyarwanda dushaka ko batera imbere tukagira equipe nationale nziza kandi akana ko karyamisha. Rega niyo mutarimo murabibona salary cap nirimo gusenya amakipe. Niri gusenya amakipe cyane. Kubona ubu ngubu turimo gutekereza yuko Espoir ishobora kuba igiye kumanuka. It's salary cap. Kuko ntago bashobora gukacinga ntago byaguma kuri ku makipe tuvuge APR, Rege, Patriote, na Tigers iraje, Kepler Rimo, GGB. Niba buri kipe byibura ifite budget ya izo mvuze itari munsi ya $500,000, ntabwo wambwira ngo ikipe y'abamambere ngo izatanga $500,000 buri mwaka. Federasiyo itabashakira abaterankunga bafatika cyangwa nabo federasiyo ntabwo ishakira abantu abaterankunga. Ibi bintu murabivanga. Ikipe ni ikipe ku giti cyayo. Federasiyo irebe federasiyo ni blaminga ni sponsor name yayo. Ahubwo ngewe wenda icyo navuga ikagira name like nka MTN League, wenda amafaranga ibonye akajya muri fonctionnement yabo urumva. Oya je cyo mbavuga icyo kirakenewe ariko icyo ikintu gikenewe buriya buriya wenda ntabwo nabivugira ahanga ko ndi president ngo ndi bubabwire ngo ibikenewe ngo federasiyo igomba gukora nibi, ngo nzabibwira federasiyo. Ariko nkuko mpora mvuga ngewe nkunda gukemura ibintu kuko hari icyo nabikozeho urumva. Nta nubwo numva ko nakemura ibintu kubera ko narwanye n'umuntu cyangwa nagiye kumugaragaza nabi, ngo ahubwo ndagenda nkaca ku ruhande nkamubwira se ko mbona gutya na gutya tubikoze byagenda neza. Ariko nkuko mubivuga ibintu byinshi bamuvuga biba ari byo, kandi natwe tuba tubibona nk'abaperezida ko hari ibitagenda neza twifuza ko byagenda neza. Gusa nanjye ndaza kuba ijwi abaperezida, nzagenda mbabwire ibintu bimeze gutya na gutya namwe, kandi nkuko mwaba tubereye ijwi turabishimira mu gihe ari byo mudufasha byinshi. Bura nabo yo babumvishije ntabwo bicara bavuga bati abantu barimo baradushyira hanze cyangwa se gusa ni byiza. Dusoreza hanga so much president wakoze pe. Ariko n'ubutaha tuzakubwira ukaza byaba byiza wa mugani ubonye ibintu biba bikenewe kuko bino umusanzu turi gutanga twese kugira basket zacu itere imbere yacu mu basket nyarwanda. So thank you so much papa. Sawa. nawe ubutaha rero muri episode ya gatandatu. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda.